kuntu ari amajwi nawe wayishyirira muri komedi zawe, ese ari amajwi avahe? Niba uri mushyashya kuri uno muyoboro wacu wa YouTube ndagusaba gukora share, comment, sub kugira ngo ubashe kudushyigikira, niba ntacyo bigutwaye kugira ngo natwe dukomeze tuzamuke, kugira ngo ujye ukomeza kubona ibihangano byacu. Fungura inzogera kugira ngo ujye ukomeza ano makuru anyura kuri uno muyoboro wacu wa YouTube ntabashe kugucika. Mbere na mbere uraza hano muri Chrome yawe, ufungure Chrome yawe, niba ushaka kumenya impamvu ari amajwi ahantu aturuka ava ese ubundi uraza muri Chrome yawe, ese arishyurwa? Ntabwo yishyurwa, ntabwo ari amajwi yishyurwa, ni urubuga uza nawe ukarebaho ibyawe ushaka kubireba bikaba birarangiye. Urahita uza hano rero muri searching, abo duhora tubana kuri uno muyoboro ndakeka bamwe bagize ute babizi. Urahita uza hano ngaha, hano usacinge, urasacingamo ngo hano ngo my institute ushyiremo Nigeria. Aka ngaka dore ngaka abatabasha kukamenya reka nkabereke, dore urandikamo gutya my institute Nigeria, abatakabona reka nongere nkabere. Aka ngaka urakandikamo ukemeze, ukimara kubyandika ubundi hahita haza gutya. Urabona ko batuzanye hano, urahita wemeza hano. Nuko mbitangiye kuko ngiye mwemejemo narwita ngo hano ngaho ubundi ngahita mbyinjiraho, ariko kubera ko nawe uri mushyashya ngiye kubaza nkwereke uko bikorwa, nkwereke icyo wakora. Hano rero ukuntu biri bugende rero, urabona ko twageze kuri yayindi. Reka dufungure imwe twumve, reka n'urugero dufungure iyi ngiyi, ndakwereka nuko wayidownloadinga. Bantu bo muri CapCut namwe nzabereka uko mubikora namwe. Umva icya mbere kugira wumve ko bintu twakoze ese kuko nibyo. Niba atari byo tumenye ko twagize ute twahonye. Nitwumva iki urabona yuko imiziki irahari. Iyo ushaka kuwudownloadinga rero ngiye kukwereka uko wabikora. Reka nongere nsubire inyuma kuko hano ngaha naba nagiye utabasha kuhabona. Dore ahantu uri buze rero, banange kuri uno muyoboro nta kintu ntazaguhereza, nta kintu ntazakwereka. Reba hano ukuntu uri bubigenze. Urahita uza hano ngaha, ukande hano ngaha kuri aka kantu ko hasi, aha ku izina ryako ry'iyo cyako washimye, uraza ugakandeho. Ukigakanda urarindira kubera ikibazo cya connection, ariko ndagerageza mu kwihuta. Urahita uza hano ngaha handitse download MP3. Hano rero urayidownloadinga ilo audio, ni amajwi ya audio taza kwangaraza kubigaragara, ni audio ushyira mu ndirimbo bitewe n'iki ushaka gukora. Uraza ukayikandaho. Hano rero yewe ushyira kuri YouTube kugira ngo batazaguhereza ikintu ugasanga ukoze ikosa, ugasanga baguhaye copyright. Umva ikintu wagenderaho aho rero niho nzira. Ndagusabye niba uri mushatse kuri channel yacu kuri no muyoboro wacu wa YouTube, ndagusaba gukora share ndetse na comment kugira ngo ubashe kudushyigikira natwe tube twagira kuri byinshi bitandukanye. Ikintu rero ndi kugira nkubwire, kugira ngo ubashe kuba wamenya ibindi bijyanye n'ibi ngibi, ndagusaba ngo mbere yuko kugira bataguha copyright kuri YouTube yawe, hano ngaha ukoreshereza abandi ubona bakoresha, udashaka ugiye gukoresha reka tudownloadinge niyi. My pronouns are USA. My pronouns are USA. How about
reka twumve n'indi twumve nabyo uko imeze. Dore n'urugero niba tugiye kudownloadinga n'iyi ngiyi ni urugero. Niba tugiye kudownloadinga n'iyi nakweretse ahantu dukanda turi bukande ntuze kongera kunsubiza inyuma. Dore n'urugero niba tugiye kudownloadinga n'iyi turaza tuyikande hano, turaza dukande hano ngaha, haha turahakanda. Urabona yuko hano ngaha batweretse ko yagize ute yagiyemo, ngibi hano ngaha bahita bakwereka akantu ko bimaze kwidownloadinga. Reka tudownloadinge n'indi kugira ngo nawe ubundi wacikanywe n'iya mbere abashe kuba yabibona. Dusubiye inyuma turaza niba tugiye ngo dufate n'indi, niba ari iyi ngiyi cyangwa ari iyi. Wetin be this? Jesus. Blood of Jesus. Dore ngiyi turikandaho hahandi nakweretse, utahumvise arebe hano kabiri nemeye gusubiramo kugira ngo na wa muntu utabyumvishe abashe kubibona. Dore noneho ukuntu biri bugende hano ngaha, uraza n'ubundi downloading hano. Nakeka nabiberetse cyane ntacyo ntakoze pe hano ngaha. Nawe ikindi kintu wumva uzansaba muri ntuze uzabinyandikire nzabigukorera. Nubwo naba nabishoboye nagerageza kuba nabishaka kugira ngo mbashe nawe kubikwereka. Unyandikire muri comment, urabona ko bya bintu byagize ute byacu byadufashije. Nawe niba uri mushyashya kuri umuyoboro wacu wa YouTube, ukaba uri mushyashya mu by'ukuri, wakoze share ndetse na comment kugira ngo ukomeza kubona video nyinshi zacu zitandukanye. Ngiye mwavuganaga ni Amani Rafiki Onesme. Ndasaba gukomeza gusharinga izi video kugira ngo zibashe kugera kuri benshi batabasha kuba bazi ibi bintu. Ndagushimira wowe wabashije kubana nanjye kugeza ino video irangiye. Imana ikurinde. Ibyo twagezeho tutabishimira wowe, n'ibyo turageraho turabishimira wowe ugiye gukora iyo sub nawe udushyigikire kuri no muyoboro wacu wa YouTube. Ikindi kintu muzansaba nzakibahorera. CapCut ndabizi tugeze kure, nawe muntu ukoresha CapCut ndi gukomeza nkora izindi video ngiye gutangira kuzibashyiriraho. Ndakeka ejo muzatangiye kubona iza CapCut. Ciao ndabakunda cyane kabisa, ndabakunda cyane.